niki kikubaza mu buzima ubaye hano mu Rwanda kikubabaza ukumvira shavu kimbaza mu buzima nuko naje mfite amafaranga nkashikindwa gashira ko ni nko umujyango wanje tutakibonana ni cyambe kimbata cyane iyo amafaranga ntiyashikanye yiko nje kurangura mugabo sinaranguye amafaranga nashize mu nzu sanganige muri impenda cyoranyiba ni nko mu gusa mu ndi byanani barakwije amafaranga ari mu nzu Kigali ku mwanya mu bakobwa beza kujya Abarundi ariko nabazura baranyivye umuntu yibo wibye ko naje naguye mu kaga ntabigomba karaye cyo mwumfashisha nanjye nkasaba ko umuntu nk'abandi ko ndiko ndarabana je ndona ko kweri niteye isoni iyo nzira ntinosa kwijana kabisa Yes nanyangusuza kenezera komeze neza uri hose mu cyegiye tanukanye barasirazuba irangirazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cekecu isi yakamana gidakina n'abana ukina n'abanyana Kigali ni ubuzima 250 dusubira yatandukanye mu bice bigiye tanukanye twaje gusenya mutazandusenyeka twasubanganyizo twasenye twaje gutanga isanamitima ku bantu badukurikirana bari mu bihugu bigiye tanukanye abari muri Oman ari muri Mozambique ari mu Bubiligi muri Sweden muri Johannesburg mwese ari muri Amerika abari mu Rwanda bari mu misozi igihumbi ugeze Rwanda rwa Gasabo ze cyane muzabisubiramo atana betting ntabwo nashoboye umubishe byifashe bite nabise bikomeye cyane nta n'utuntu duke na dukirimo kwiyumvishamo mvuzeho aya atwinjiye kabisa ariko urazamura ndabizi ko washo kuvuga ijwi rikazamuka nubwo utarese seka kino kiganiro nubwo utareje ushobora kurya cyangwa no mukanyukari kubera Imana so abadukurikiye abari mu nce zigiye zitandukanye cyo ngusaba ni subscribe like share ndetse comment aho uherereye ndabiza Abarundi muradukunda cyane yaba ari muri diaspora b'Abarundi yari muri Amerika muradukurikirana mu biganiro byose tugenda tubireba nyarukira kuri Twitter nitwa Isiaka manager kuri Facebook nitwa utuje manager Isiaka kuri TikTok wandikamo Isiaka mu Kinyarwanda manager kwa mfrenga kugira ngo ibiganiro byose ubona kuri kino kinyamakuru ujye uhora ubibona shimire abamama bajya batandukanye mu bihugu byetandukanye mu dukurikira n'abagore n'abagabo n'abasaza n'abakecuru abasaza ariko bari mu zabukuru ndetse n'abakecuru batera karago cyangwa gakeka mu nyumve neza muze n'amahoro baravuga ngo gute none nisabukebuke mushinga nahe meze neza polepole bukebwe cyane kukivuga ngo polepole kuba hose icyo gishoro burya ni bukebuke ongereje kuba uri hose icyo gishoro ni bukebuke kandi ufite imbaraga zo gukora ndazifite ntiyansaza mbe ni mu zabukuru umugabo ndazifite nyine kubera inzara nyine birumvikana nyine turaza kubigaruka ibyo by'inzara ariko kuba uriho ubasha gukora akazi banamo barareba urimo kugenda ukoramo hano ubasha gukupa ubasha wenda guhinga ubasha kubona turaka dutoya turi aho ngaho natwo ukabibasha hari umanitse amaguru cyangwa urwaho utashobora no kuba yafata igikombe kinywesha igikoma cyangwa icyayi barahari kabisa shimira Imana rero amen muze twaraganiriye mbere yuko uza kuri screen z'abadukurikiye cyangwa kuri kamera zacu umbwira story twiganirire nkunda Abarundi kandi n'inshuti zanjye kandi n'Abarundi bagiye badukurikira bagenda bafasha benshi bagiye batandukanye ni impuruza kubakurikiye kino kiganiro twakora umusaza afite stories zitandukanye kandi akeneye gufashwa muze na story yawe mu buzima bwo mu Burundi ubundi wavukiye mu Burundi hagana he je mundi navuye wavukiye mu Burundi hagana he navukiye muri commune Buraza province Gitega commune Buraza province Gitega yego ni wavukiye ese wavutse mu bana bangahe ari wakangahe byaje byifashe navutse mu bana 8 mu bana 8 ubwo wakangahe je ndumva wakangahe uko navutse mu mahasa wavutse uri impanga akira bino bintu bimenya shiraho gutya ariko hari koresha hari buriki ujye bimenya babyita gute babyita ngo big up ni ibyiki giye ne mpamvu utabyibuka nanjye nabyaye amahasa gatatu ane ndi hasi nitwa Bukundi nabyo no kuntu uri yongera witwa Buku nitwa Bukundi zaha witwa Bukuri Isaac naye nkitwa Isiaka
Ishyaka manager. Isaac niwe Ishyaka cyangwa Isaac. Isaka na turi abana ba Mariyamu muri Islam. Uri amahasi njye narayabyaye ariko nanjye nitwa Ishyaka. Abarundi mudukurikiye mwabarundi mu inshuti zayo simubizi se muzehe tumufashe kuvugana stories yabyaye yavutse ari impanga nayo nabyaye impanga nitwe Ishyaka nawe nitwe Isaac. Muzehe ukuntu bavuga ngo imisozi irahura ntago ihura abantu barahura habura abantu umusozi nihura. Hari igihe umuntu ashobora kuba ati ngiye nzahura nawe he tukazahura bako ati wampaye. Uyu musaza rero mureba yaratunze aratunganirwa ariko nyine ubuzima ni gatebe gatoki. Ejo ubukize uno munsi ukabukennye niyo waba uri umukire bike byawe ijuru ryawe ushaka kuri nosi. Ni ba bantu wagaburiye babwiriwe bana buraye ni wa muntu wa mwenda wo kwambara ni wa muntu waje kugana akabati wamfashije ko ndemerewe ukamujyana n'inama bitekerezo ko iyo byinjiyemo inama nzima bitekerezo umuntu atekereza neza ariko iyo nama nzima ntabwo utekereza neza. Muze story yo kuva Burundi uza mu Rwanda waje mu Rwanda muri ziriya mpunzi cyangwa waje imbere ya ziriya mpunzi? Naje mu ziriya mpunzi naje imbere yazo. Waje imbere yazo waje gute mu Rwanda? Aje neza narinjiye ndashika mu Burundi mu Rwanda tabaho mugabo nyuma ndakena mugeze mu kene mugeze bwandanje. Uri Burundi wakoraga iki? Se wari ufite umugore n'abana byari byifashe gute? Umugore n'abana nacuruza nimbareho neza. Ngerejwe uko turakoresha nimba umugore n'abana nacuruza nimbareho neza kabisa. Waje gusiga abana n'umugore gute mu Burundi? Undi nabashyizeyo nganti ngenda zamutse hariya ndayuko twonka indi mari zikaba nyinshi. Muganga mu Rwanda ntandakena. Kene burafata kabisa. Uburyo wageze mu Rwanda ugakena amafaranga bajije kuranguza mu Rwanda wenda barakwibye cyangwa wenda bazatika nshake uburyo cora kantu mu Rwanda ncuruze kuko amafaranga y'amarundi n'amanyarwanda aya marundi ari hasi cyane abanyarwanda ari hejuru. Washinze business irashya bakwamburiye mu nzira byagenze bite? Iyo amafaranga ntiyashikanye yiko nje kurangura mugabo sinaranguye. Amafaranga nashyize mu nzu sanga nige muri impenda baranyiba. Ni nko mu gusa mu ndi byananiye. Barakwije amafaranga ari mu nzu. Ubwo bakimara kuyakwiba se ntago wavuye madame atugukena gutya ntahurira cyo menyesha uburyo byagenze kugira ngo bayakwibe nyuma yo kukwiba byaje kugenda bite? Ivyo bakiyanyivye umutima ko mubwira we uraza abantu bafasoni ko bagoye. Abafasoni n'abategarugori. Abategarugori asa kubwira ati ivyo bagiye mudabizi. Ntabwo afanga yo yakwiba. Imici cyane. Ari umugore bikubwira? Ati wasanga waragiye Kigali ukabona abakobwa beza. Kigali abakobwa beza mu buzima. Kigali ifite abakobwa beza. Umva muze ndabeshye. Kigali zo kumwanya mu bakobwa beza kugira abarundi. Ariko n'abazura. Baranyivye. Umuntu yibo wibye. None se muze nimba ubona umwana umeze neza akakubwira ati muze sohokara muri restaurant hariya ukamusohokana ati ndashaka inkoko. Akavuga ati bagoye. Ndashaka fanta ati baguye. Nange no harabazuranye. Ese abakwibye se? Akwibwise ubwenge. Ese abakurusha ubwenge? None se. Umutima wamaze kumushaka ajyo aba yakwibye. Akwiye umutima n'ubwenge. Cyangwa urararikira. Ubundi irari si ikintu abantu badukurikira, irari si ikintu. Sibyo? Ariko we bakwije amafaranga no mu nzu ntago ari abagore bakwibye. Ni wowe twaye mu nzu ngiye ngo umugore mwiza arakwibye. None ubuzima bayeho mu Rwanda n'ubuzima buteye gute isi yose aradukurikiye? Warambwa ati Ishyaka nkorera ubuvugizi ndiye ko ari umuntu wamfasha. Ede mu buzima kweri bucitse cyane. Si inkora magana ku munsi y'Abanyarwanda. Magana ngahe? Magana 7. Bose. Aho ni isahani imwe ndandi. Yose irimo. Hari irimo Kigali umuceri, amavuta, ibirayi, ibitoki, ibikimbi byose byabaye inyama. Uko no gusamura ntabwo kuvuga nyene yuko umuntu ubwo uri muri restaurant ndagaswe nyene. Uko restaurant nziza yo urye neza. Agafiriti n'umuceri we na n'utuboga hariye bone ni bibiri. Ntiho kwinjirayo. Izo restaurant bazita aho ni wagerayo.
ubwo ni handi uvuga ati reka njye niziritse hoga buryo wiziritse ngiye umunsi ejo nsibe niko biri bose wambwiye turashaka bene wanyu cyangwa abanyarwanda bavuze ko bagira urukundo kandi ari abana beza bagira icyo bagufasha urifuza ko bagufasha iki hanga dusanze kupa wanabasha no guhinga kweri ndabishoboye gose nimisarane wacukura byose ndabishoboye none nakazi k'ubukarani wagakora nakakora nakuzamo nagakora byose ngo wavuze nditi kigusubiza bino munyukura abana n'umugore urisaba icyo badukurikiye abantu badukurikiye hano bamara turebe ku isi yose nisabiye ko mwomfasha ko naje naguye mu kaga ntabigomba karaba icyo mwomfashisha nanjye nkasaba ko umuntu nk'abandi ko ndiko ndarabana nagiye ndona ko kweri niteye isoni iyo nzira ntinosa kwijana kabisa mu Rwanda ubaye ufite umugore n'abana cyangwa uri gutya nta mugore mvise nta n'umwana ufite nsigaye nibana uba mu nzu yangahe ibihumbi ibihumbi 7 by'amanyarwanda Mose yenze ibihumbi 7 by'amanyarwanda uza ahantu umuntu aba ari mu nta hari nyene nta hatagira umuriro hatagira n'isima umva ngize kure habyo kuvuga ngo cyasimbuye inzu zo mu Rwanda nizanzu z'ibyondo zitagira umuriro n'amazi koga kwa bigenda bite biri gukora hano ugataho kwihirika koga ndagenda cyangwa ujya ari amasoko aba muri za ruhurano y'amazi meza y'amasoko nk'imvura yagwe nigenda mu ruhurura nk'iyoga ntanitaye ngo iki ko nta mazi ngo hariho nuyavana kwande n'abantu bamudukwije ko mu nkunda muri inshuti zanjye twafashije umuvandimwe nta WhatsApp agira hari WhatsApp ugira nta mfite kabisa none ifite aho bandumu ngira ese uje kugufasha zagufasha gute ndaguha nomero zo banje nimero ziwawe ndaguha nomero zuwo tubana ana na kimwe nangone zihari ntazo muze uranyizeye abantu badukwiye bajya hano mahesha yatandukanye inomero zo mubana yakurya ntazo yakurya agira WhatsApp aya afise ka abantu badukurikiye nk'abantu mwe ndabizi ko mu nkuru cy'amigambi yatandukanye mwanuye kuri benshi nasuye benshi nanjye mfasha benshi bajya batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ariko uno musaza ni umuntu maho ubishaka ko nzamugarura hano cyangwa musanga haba mukahabona nzamutumikira aka kanya umuntu yavuga ati ngiye umusaza nemeye kumwishyura inzu umwaka wose wabishima cyangwa wagaye nashima umusaza nemeye kumuhita ikimusubiza i Burundi washima cyangwa wagaye asinogaya nushima gose umusaza nemeye kumukorera buri kimwe cyose akajya gukomeza business ze mu Burundi wabyemera navyemera gose niki kikubaza mu buzima ubaye hano mu Rwanda kikubabaza ukumvira shavu kimbaza mu buzima nuko naje mfite amafaranga nkashikindwa gashira ko ni nko mujyanko wanje tutakibonana cyo cyambere ndetse cyane icyaka kikubaza cya kabiri nuko ndonka amafaranga nkasubira ko hano mujyanko wanje bayifashije ujye ubasha kuyaga n'umugore wawe umukenyezi wawe twayaga mugabo ntiduhutsa kubera amafaranga agiye menshi umuntu ashaka kwibaza ngo nangahe nimba ari ibanga tubigira ibanga nimba atari ibanga tubyihore nje bireke ntabyo novuga ni nk'imiliyoni miliyoni nyinshi miliyoni 11 z'amarundi miliyoni 11 hafi miliyoni 3 z'abanyarwanda enye nimba nahuye neza timo turagana ku musozo w'ikiganiro kugira ngo nanjye njye mu bindi niyo mpamvu namubwira abantu ngo dusaba atandukanye mu bice bitandukanye umusaza turaziranye ari mu kiraka hano video murayibona ibyarimo ariko burya biba bibabaje nubwo abanga inkoko iri wabishona umukara wowe uri mu bindi bihugu ngwino ushondi uri mu Rwanda namwe barundi inshuti zanjye mu nkurikirana muri diaspora namwe mwaje muri n'abarefugee mwavuye i Burundi murabizi n'abahunze arabari mu nkamba imahama bari basuhuza barankurikiye ndabasuhuje kwe muko jembeho nabi hari n'abari hano bita Zangarama bavuye i Burundi hari n'abarundi bavuye mu Rwanda bagiye kuba hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenye ndabasuhuje nibeho neza bibereho abeho neza ni ukuri Imana bahumugisha reka tubashimire ushaka muzazamunumeho muze hari abantu bavanga iminsi mikuru ngo nohere n'ubunani ibi byose bibaye
nawe ujya kubyizihiza ukarya ukanywa ntabyo njyamo ko mba nkora yikize ko wajya ufite amafaranga mba mfite njya nkwaye ni ukuvuga bishimye mu buzima bwawe ntabwo urishima ntabwo nakwishima no kwishima ntabwo nakwishima ntako wakishima kubera iki kubuka nifite barenze Imana niyo nkuru mvugira ati Imana niyo nkuru turabashimiye mu mwese mwakurikiye Kigali News 250 nari kumwe n'umusaza n'umukenera tuzamugarukana n'umufasha n'inyungu zawe nuramuka umufashije uzaba wiharuriye amarembo y'ijuru kandi niba wifuza iryo juru ku munsi meruka ibyo twakoze nibyo bizaba ibisubizo by'ijuru twifuza cyangwa umuriro wa jahannama muze Imana gwumugisha n'amagiro y'umugisha cyambere n'ubuzima kandi imbere ni heza Imana ibarinde